aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwiyimitse uzakurikire uwimitswe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwitoye uzakurikire uwatowe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwihamagaye uzakurikire uwahamagawe. Udafite abantu bamukikije, kandi abantu bagukikije baravuga ngo awa, baravuga ngo seba, baravuga ngo korwa n'isoni, abandi babiteye gukoba, ngo yigize umuhanuzi, ngo yigize umuvugabutumwa, ngo yigize umukozi w'Imana, ngo yigize umuririmbyi. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Tugeze umuntu ashima Yesu waje guca agasuzuguro, agakecuru azamuye Samweli yari. Samweli aravuga yarapfuye, aravuga ngo urankubaganiye, Imana yaguciye ku ngoma ntabwo ikikwemera. Yahinduranije imyenda ariyoberanya kugira ngo umurozi atamumenya, kuko yarisha abarozi bose n'abapfumu mu Isiraheli. Arangije ariyoberanya. Aturinde musubize, abatari muri mbomboni nimusubize, igihe kizaduhuza. Umuntu nakubwira ngo ntabwo ukeneye, uzamubwire ngo igihe kizaduhuza. Ubu uri muri Amerika, igihe kizabahuza. Ubu uri mu Butaliyani, igihe kizabahuza. Ubu uri mu Bushinwa, ube warize, ubu utarize, ubu ukennye, ubu ukize, ubu ufite inzu yawe, ubu ukodesha abandi, igihe kirahuza. Igihe tuzamura amaboko. Igihe we washashe Yesu umwami, wahanaguye umwana, we wamuhanaguye Yesu. We turave turajyayo. Warasizwe cyangwa warisize? Dore abisize uzabasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 7 havuga ngo iki? Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ubuzima bwawe Imana imanura imbaraga zayo zikureho ibyananiranye. Ababyumvishe tuvuga ngo amen. Dushimye Imana iduhaye amahirwe yo kugera hano, kandi turashimira n'umwarimu Sipiriyani ko tugira icyizere akadutumira. Namwe turabashimiye kuko mwemeye ko tubahagarara imbere kugira ngo twibukiranye ijambo ry'Imana. Nitwa Felix Mushinzimana, nteranira mu Gatsata muri paruwasi ya Gasave. Ndubatse, ntuye Igihogwe, ni mu murenge wa Jari, akarere n'aka Gasabo. Dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, ni igice kimwe, dusome umurongo wa 5 turangirize 7. Ni page 319 mu isezerano rya kera. Page 319 mu isezerano rya kera. Igitabo cya mbere cy'Abami, ni igice kimwe, umurongo wa 5 turangirize 7. Havuze ngo iki? Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati nzaba umwami, yitunganyiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara ati ibyo wabitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane, kandi yavutse akurikira Abusalomo mwasi. Bukeye ajya inama na Yowabu mwene Suriya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamuteza amaboko. Twese tuvuga ngo Imana idufashe. Twese tuvuga ngo Imana idufashe. Ko numva mudasubiza murwaye mu kanwa, narivuze ngo Imana idufashe. Ngaho ni mu wumbe Bibiliya rero twibukiranye ijambo ry'Imana. Ntabwo nzi kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo tugiye kwibukiranya ijambo ry'Imana. Muri aya magambo dusomye tugiye kuvanamo intego ivuga ngo aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Ababyumvishije mvuze ngo iki? Reka tujyane 1 2 3.
ndabisubiramo, aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwiyimitse uzakurikire uwimitswe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwitoye uzakurikire uwatowe. Mu kindi kinyarwanda, aho gukurikira uwihamagaye uzakurikire uwahamagawe. Abahamagawe bari hano tuvuga ngo amen. Se ari uwahamagawe n'uwihamagaye ukenewe ninde? Uwasizwe n'uwisize ukenewe ninde? Uwimitswe n'uwiyimitse ukenewe ninde? Abimitswe tuvuga ngo sesa, abatari ni bomboni. Abimitswe tuvuga ngo sesa. Murakoze. Kuri aya magambo dusomye kubiga teoloji, amateka avuga yuko uwabaye umwami wa mbere wa Isiraheli ni umugabo witwa Sawuli, uvuka ku mugabo witwa Kishi. Ni mu muryango wo kwa Benyamini. Umuryango wo kwa Benyamini wabagaho bita mu majyepfo. Urambaza utese ku cyuvuze Sawuli ngo niwe wabaye wa mbere, none mbere byari bimeze biti? Ndaguha igisubizo. Mbere Isiraheli yayoborwaga n'Imana. Umucamanza wa nyuma mu Bisiraheli ni uwitwa Samweli, wagiraga abana babiri. Ne kurangara tujyane. Wagiraga abana babiri, umwe yitwaga Abiya, undi akitwa Yoweli. Samweli agiye gupfa yahamagaye Abisiraheli, arababwira ngo Abisiraheli ni muzimbabazi. Samweli nicyo baza, icyo nshaka kubabaza, ndababaza ngo mu mirimo Imana yashinze hariho n'abanarajyaniye indogobe. Abisiraheli bose baravuga ngo Samweli we nta muntu n'umwe wegeze ujyanira indogobe. Samweli arangiza neza. Abaje mu nzu y'Imana nanjye ndimo, mbifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Narivuze ngo mbifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Kandi ko tutavuze amafaranga ntimuvuga ngo amen. Umuntu apfa asize amafaranga, dupfa dusize amamodokari, dupfa dusize amazu. Abakeneye iherezo ryiza tuvuga ngo amen. Kandi iri herezo rirakorerwa. Samweli we nta muntu n'umwe wegeze ujyanira indogobe. Bakavuga ko Samweli nta jambo rye na rimwe ryegeze rigwa hasi. Bivuga iki? Imana yamurindiye ubuhamya. Bamama ntihakagire ijambo ryanyu na rimwe rigwa. Bagabo ntihakagire ijambo ryanyu na rimwe rigwa. Rubyiruko ntihakagire ijambo ryanyu na rimwe ry'urute rigwa hasi. Bakavuga yuko Samweli yabyirutse ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Samweli yakoraga imirimo itatu. Uwa mbere yari umuhanuzi, uwa kabiri yari umucamanza, uwa gatatu yari umutambyi. Iyo mirimo yose Samweli ayikoramo neza nk'inyangamugayo, asoza neza urugendo. Igihe kigeze rero ngo yaje gushyiraho abana be babiri, uwo bita Abiya n'uwo bita Yoweli. Abashyize ngo bamusimbure bo batangira kugira ingeso mbi, ntibagira ingeso nziza nk'izasi. Abisiraheli babwira Samweli, Samweli we urashaje, ntiwabasha kutujya imbere ngo ducire imanza. Dore icyo tugusabye, abana bawe ntibafite ingeso nziza nk'izawe. Batangiye kwaka impongano, batangiye kwaka ibiguzi, batangiye kwaka ruswa. Dore icyo tugusabye, twimikira umwami natwe tumere nk'andi mahanga. Mu busobanuro bwuzuye barashaka kwimira Imana. Abaje muri iri teraniro, Imana iri kubabaza ngo namwe murashaka kuyimura. Bamama namwe murashaka kwimura Imana. Bagabo namwe murashaka kwimura Imana. Rubyiruko namwe murashaka kwimura Imana. Mana uturinde kukwimura. Mana uturinde kukwimura.
bisigaye bigeraho umugore abwira umugabo ngo ndabona tutakiberanye. Umaze gusaza, urashaje, urajogotse, ndashaka abandi bagabo. Mana we, undi ati mada ndabona ushaje tutakiberanye, hari abandi bakobwa bari kunshaka. Namwe murashaka kumera nk'andi mahanga. Ibyo twitaga ibizira abantu barabiziruye, ibyo twitaga ngo biranduye abantu barabyejeje. Samweli ngo yikubita hasi, Imana iramubwira ngo si wowe banze, ni njyewe banze. Bahereza uwo mwami, imbere yabo ntabwo bahazi, ni njyewe uhazi. Bavuga yuko Samweli ngo byamuteye agahinda, arababara, agera ira. Imana iramubwira ngo si wowe banze, ni njyewe banze. Bahereza uwo mwami. Bakavuga ko Sawuli we yari umugabo muremure mwisi, ngo Abisiraheli bose bamugeraga ku rutugu. Yamaze ku ngoma imyaka 40, imyaka 2 nibwo yumviye Imana. Iyi ni imyaka 38 ariko Imana yaramuciye muri biteraniro. Turabwira wasizwe adukorere vidange, ibivuta bishaje tubimene. Abacana amavuta mashya tuvuge ngo amen. Abacana amavuta mashya tuvuge ngo amen. Ayo mavuta tuvuga ntabwo ari vaseline, ntabwo ari amamesa, ntabwo ari ubuto, ntabwo ari gikotoro, ntabwo ari dodora, ntabwo parufe, ni amavuta y'umwuka wera. Yesu yaravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazagwa, bazacogora, ariko abategereza Uwiteka. Mukomere umwami amashyi. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga sha. Imbaraga Yesu. Manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Manura we, manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Ibyaha byose byananiranye yo bikurwaho n'imbaraga zawe Mana. Ubugome bwananiranye bukurwaho n'imbaraga zawe Mana. Amashyari nayo, amashyari yananiranye Mana we, akurwaho n'imbaraga zawe Mana. Manura we, manura imbaraga zawe Mana we, zikureho ibyananiranye. Ngiye kuvuga ibintu 8 byatumye Sawuli Imana imukura ku ngoma. Icya mbere, yari umugabo ufata ibyemezo ahubutse. Biratubwira iki twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi? Uri umugabo urubatse, uri umudamu urubatse, uri umusore, uri umukobwa, uri umushefu mu kazi, ukorana n'abandi, uturanye n'abandi, ujye wirinda gufata icyemezo uhubutse. Niba hari icyo umugabo n'umugore mupfibiranye, irinde kumubwira ijambo rimubera igikomere mu buzima bwe bwose. Uri umushefu mu kazi, we kwirata ku bandi, aho wicaye hari hicaye abandi. Mwibutse uhinga akazi yapfuye akarangije. Abatangije baracyahari. Ntugafate icyemezo uhubutse. Hari igihe ubana n'umuntu wampaye kamiti yo ko ari umuntu ushaka kuvugisha, ariko umuntu nkawe udakora ubwo ejo akawe kahagarara, wa wundi wasuzuguraga akabura ufite akazi. Umuntu nakubwira ngo ntago ukeneye, uzamubwire ngo igihe kizaduhuza. Ndabisubiramo, ubu muzungu, ubu mwirabura, ubu ukomeye, ubu woroheje, umuntu nakubwira ngo ntago ukeneye, igihe profeseri witwa igihe, profeseri witwa igihe ahuza ukomeye agahuza uworoshye. Uri hejuru aramanuka agahora n'abandi yasuzuguye. Uwo ufite akazi karahagarara, utari ugafite akicara hahandi. Ndagukeneye nawe urankeneye. Abakeneye tuvuge ngo amen. Ngaho dukomere Imana amashyi, tuyivugirize impundu. Imana tugize ute? Turayikeneye.
igihe kizaduhuza musubize abatari muri bombone ni musubize igihe kizaduhuza umuntu nakubwira ngo ntago ukeneye uzamubwire ngo igihe kizaduhuza ubu uri muri Amerika igihe kizabahuza ubu uri mu Butaliyani igihe kizabahuza ubu uri mu Bushinwa ube warize ubu utarize ubu ukennye ubu ukize ubu ufite inzu yawe ubu ukodesha abandi igihe kirahuza igihe tuzamura amaboko igihe ntugafate icyemezo mama ntujye ukomeretsa umugabo wawe umugore we ntujye ukomeretsa umugabo wawe wa mwana we ntujye ukomeretsa ababyeyi wa mubyeyi we ntujye ukomeretsa umwana wawe mu murimo w'Imana muri korali ntimujya mukomeretsanya hariya mu kazi ntimujya mukomeretsanya hariya mu rupangu mubana muri abapangayi mwirinde gukomeretsanya ntabwo mwari muzi ko muzahura isi ni umudugudu tuvuga bahubutse muri Bibiliya umwami Uziya yari umwami w'Abayuda arangije abwira abatambyi arababwira ngo nubwo ndi umwami w'Abayuda ngomba no gushyiraho ngatamba nanjye nkafatanya namwe baramubwira ngo wowe uri umwami ntiwemereye gutamba utarabisigiwe arangije arahubuka ajya gutamba ngo agiye gutamba Imana irarakara ngo ihita imuteza ibibembe kubera ko yarabembye baramucushubikana bamujyana mu kazu ka kato apfirayo Imana itaratinya umwami ngewe uzantinya wowe tuvuga Mose Abisiraheli babuze amazi n'amashyo yabo ngo benda gukubita Mose na Aroni amabuye Mose abwira Imana ngo Abisiraheli babuze amazi n'amashyo yabo none ko benda kutwica amabuye tubigenza dute Imana iramubwira ngo genda ubwire igitare kivemwe amazi banywe n'amashyo yabo banywe Aroni na Mose baravuga ngo turabakurira amazi mu gitare ngewe na Aroni turabakurira amazi mu gitare ngo bafashe inkoni akubise cya gitare rimwe akubita kabiri kubera ko Imana yabivuze iramureka amazi araza iramubwira ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli tuzagera mu gihugu cy'amasezerano ntabwo nakubwiye ngo kubita nakubwiye ngo bwira kiriya gitare cyashushanyaga Kristo bivuga ngo ntiyarakwiriye gukubita Kristo bivuze iki uko wabonye Imana ku wa mbere si kwibona ku wa kabiri uko wibonye ku wa kabiri si kwibona ku wa gatatu kwibonye ku wa gatatu si kwibona ku wa kane kwibonye ku wa kane si kwibona ku wa gatanu kwibonye ku wa gatanu si kwibona ku wa gatandatu kwibonye ku wa gatandatu si kwibona ku cyumweru Imana ntimenyerwa tuzamura amaboko tuvuga ngo ntimenyerwa subiramo ntimenyerwa ababyakire tuvuga ngo sesa abatari muri bomboni sesa Mana ntumenyerwa Mana we ntumenyerwa ibizima hore byikubita imbere bivuga ngo ujye ute urera izuba ryavuye urera imvura yaguye urera twariye tutariye akazi gahari katanahari turi mu mazu yacu dukodesha y'abandi badukunze batadukunze ababyakiye dukomera Imana amashyi Imana irera ntimenyerwa irera itsinda rihoraho rivuga ngo urera twebwe turabivuze mu kanya turaho dutashye ariko iryo tsinda rihoraho ibizima 24 bihora byikubita imbere bivuga ngo ujye ute urera tuvuga Simiyoni na Lewi n'abana ba Yakobo barifite mushiki wabo witwa Dina wari umukobwa mwiza ngo abakundanye n'abanyakanani ngo ajya kubasura agiye kubasura akubitana n'umuhungu witwa Shekemu wari ufite se umwami witwa Homari ngo abonye Dina aravuga ngo ntamurongoye nta wundi narongora ngo baramurongoye Simiyoni na Lewi ngo bageraga umujinya baravuga ati mushiki wacu yabaye n'umunyakanani tudahuje ubwoko bararakara babategeka kwisiramuza barisiramuza babategeka inkwano nyinshi barazitanga ariko ntibanyurwa kubera umujinya bari bafite ngo bejere mu mudugudu w'ikanani batemagura amatungo yabo batemagura abantu barangije basohora n'ibintu byabo kubera uwo mujinya bagize uremereye byababaje Imana
ntakirenzeho ndagira ngo dusabe Imana imbabazi aho twagiye dufata ibyemezo duhubutse mu buzima bwacu. Turi hana dute turazamura ibiganza tuvuga ngo Mana utubabarire. Uyazamure ntuyazamure, Mana utubabarire aho twagiye dufata ibyemezo tugize ute duhubutse. Icya kabiri Sawuli yazize cyatumye Imana imukura ku ngoma, yashatse kwicisha umwana we Yonatani. Byari bigenze biti? Bari bari ku rugamba, Yonatani arasonza, ashonje ngo afata inkoni ayikoza mu buki bw'umwami ararigata. Murabizi ko ibombo ishobora kukuramira wari ugiye gupfa, murabyemera? N'ikiko cy'isukari cyakuramira nko ku barwara diabete. Umuntu ashobora gupfa yabuze isukari, ari ikiko kimwe cyagomba kumuramira cyangwa akabombo. Ngo afashe inkoni yikoze mu buki bw'umwami ngo arigata akomeza urugendo. Isara bimenye, baramubwira ngo ni umwana wawe Yonatani wabikoze. Aravuga ngo ngomba kumwica. Ari umwana we wagiye kumwica. Ngo Abisiraheli barataka, baravuga ngo dukurikije ihumure Yonatani yazaniye Isiraheli, baravuga ngo nta n'agasatsi kagomba kuva ku mutwe kubera batabaje. Uwo mujinya yagize cyababaje Imana. Cya gatatu yari Dawidi kuko yishe igihanganye cy'Umufilisitiya cyitwa Goliyati kandi byari byaramunaniye. Yagiriye ishyari Dawidi kuko yishe igihanganye cy'Umufilisitiya cyitwa Goliyati kandi byari byaramunaniye. Ngo no kubera iki? Ngo nuko abadamu bavuye mu myobo baririmba basingiza bavuga ngo Dawidi yishe inzovu, Sawuli we bamubazeho igihumbi. Bivuga ngo iki? Ngo guhera uwo munsi ngo akajya mureba ijisho ribi, ariko ijisho ribi rya Sawuli ntirizabuza Dawidi kuba umwana. Ijisho ribi ry'uwo murozi ntirizakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Ijisho ribi ry'abagome ntirizavanaho icyo Imana yakuvuzeho. Abafite icyo Imana bavuzeho bavuga ngo haleluya. Amaso nashaka avemo ntazakuraho icyo Imana. Ijisho ribi rya Sawuli ntirizakuraho ko Dawidi atazaba umwami. Ijisho ribi ry'uwo murozi ntirizakuraho. Tumuhe icyubahiro umwami w'abami, tumuhe icyubahiro, tumukore amashyi nanone. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyo icyo Imana yavuze kizagira ute kizasohora. Amen. Mureke tubwizanye ukuri, umuntu Imana imunyuzemo, umwami yari yaheze mu mwobo n'Abisiraheli n'abasirikari mu gihe wakomukoze mu ntoki ati felicitation, Imana ikunyuzemo vraiment udesheje agaciro, urakoze, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo guhera uwo munsi ngo akajya mureba muvuga ngo abadayimoni b'ishyari bashye, abadayimoni b'ishyari muvuga ngo bashye, bashye kwa jina la Yesu. Umuntu arakane ngo icyo gitenge wakiguze ryari? Ibitenge byose bizaba ibyawe, ibibanza byose bya Kacyiru bizaba ibyawe, amazu yose azaba yawe, alimentation zose zizaba izawe, za restaurant zizaba, amashyari yose akurweho. Reka bagusiga muri umurenge wa Kacyiru usigaremo wenyine, ngaho usigaremo wenyine. Biryoha bisangiwe. Iyo tunyuranamo gutya, ufite inzu ya etaje, undi afite icyumba kimwe, bibiri, bitatu, Imana ihabwa icyubahiro. Ugenda n'amaguru, undi agenda na moto, Imana ihabwa icyubahiro. Undi agenda haleluya. C'est ça. Abakene mu nzu y'Imana, c'est ça. Ishyari rigira iki? Abadayimoni b'ishyari bashye. Wejo bone ntiwavuyeyo? Nguyo bobo yiguze ryari? Wejo bone ntiwaguze yawe? Imana ivuga ngo azambara nk'ikigori wari uhari. Goma. Uri kinyamenyo yiki? Abantu baravuga amagambo ariko Imana yavuze ijambo. Kandi amagambo ahubwo ijambo rirya. Abicaranye ijambo rya nyiri ijambo tuvuge ngo amen. Abicaranye ijambo rya nyiri ijambo haleluya.
wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo yarutse kunkorera binkoze ku mutima, binkoze ku mutima. Mana we mwami ibyo wankoreye. Abadayimoni b'ishyari boshye. Icya kane, yagiye gutamba atari umutambyi, bibabaza Imana. Yagiye gutamba atari umutambyi, bibabaza Imana. Icya gatanu, yagiye ku mupfumu kujya gushikisha Samweli kugira ngo yumve ko ari ikintu Imana imubwira, kuko yaramaze igihe atacyumva ijwi ry'Imana. Kandi yari yarishe abarozi bose n'abapfumu, hasigara agakecuru kamwe kakoreshaga inzuzi zitwa Endori. Mu gihe cya kera umurozi yabashaka gushika aho umukiranutsi ashyinguriwe bikemera, ariko aho Yesu aziye yaje guca agasuzuguro. Dushimire Yesu waje, tumukomere amashyi ababyeyi muvugirize impundu. Ashimwe Yesu waje guca agasuzuguro. Agakecuru hazamuye Samweli yari. Samweli aravuga yarapfuye, aravuga ngo urankubaganiye, Imana yaguciye ku ngoma ntabwo ikikwemera. Yahinduranije imyenda ariyoberanya kugira ngo umurozi atamumenya, kuko yarisha abarozi bose n'abapfumu mu Isiraheli. Arangije ariyoberanya, aturinde ko abarozi bose babisha, ati nta kibazo nta kiri utwari. Yabimenye nyuma ko ari Sawuli ari umwami. Azamura Samweli aravuga ngo urankubaganiye, Imana yaguciye ku ngoma ntabwo ikikwemera. Dufite abantu baza gusenga barangiza bakajya no mu barozi, barangiza bakajya mu bapfumu. Ntawe ucyaza bamwe babiri, wakunda umwe ukanga. Yes, meza kamwe. Icya gatandatu, yicisha abatambyi 85 akoresha Dowegi w'Umunyedomu. Dowegi yari umukuru w'abashumba kwa Sawuli. Noneho byagenze biti, Dawidi yarashonje, abatambyi bamuha ku mitsima y'abatambyi, kandi Dawidi atari umwami. Sawuli abarabimenye, abimenye yohereza delegasiyo y'abasirikare ngo bagende bice bari abatambyi, kuko bahaye Dawidi ku mitsima y'abatambyi, kandi Dawidi atari umutambyi. Abasirikare barabyanga, baravuga ngo bakica abatambyi b'Uwiteka. Dowegi wari umasengesho y'iminsi 3 aravuga ngo ndabica. Muri iri teraniro nirukanye umwuka wa Dowegi. Muri iri teraniro umwuka wa Dowegi. Dufite ba Dowegi dusengana, yarangiza akakohereza ihembe, yarangiza akakohereza ibitego, yarangiza agapanga imisazi ngo turagura amashashi mu muhanda. Ba Dowegi asha Yesu ashimwe, haleluya. Mwuka wa Dowegi ushye. Abavuye amasengesho y'imizi 3 aravuga ati nubwo abasirikare batabisha, njyewe ndabica. Umuntu uvuye gusenga ava amasengesho y'imizi 3 abarayahagaritse ngo afate inkota, yinjira muri babatambyi. Abasirikare banze kwica, abasirikare badakijijwe banze kwica, ariko usenga cyangwa ukijijwe agiye kwica. Dowegi afata inkota, yinjira mu batambyi b'Uwiteka 85 bose arabica. Haruko ku mutambyi witwa Abiyatari ahungiraho Dawidi yarari. Dawidi aramubwira ngo humura, gumana nanjye uhiga ubugingo bwawe, ni nawe uhiga n'ubwanjye, ariko nubana nanjye ntacyo uzaba. Ababyatira tuvuga ngo amen. Gumana nanjye, sasa muvuga ngo sasa, gumana nanjye uhiga ubugingo bwawe, ni nawe uhiga ubwanjye, ariko nubana nanjye. Awi Yesu we. Na Abiyatari yarokokeye, abandi bose Dowegi yabamaze. Icya karindwi, yicisha abasirikare inzara, abimba ibyo kurya bari ku rugamba. Yicishije abasirikare inzara, abimba ibyo kurya bari ku rugamba. Reba kubura umwami ukaba abasirikare ngo nibagende barwana ibunaka, ukababwira ngo nubwo mugiye kurwana nta biryo nzabaha, nta nicyo kunywa
abantu bazarwana bate? Dufite n'abantu baza gusenga gutya barangiza bagakingirana isukari n'umuceri n'inyama, murya ibijumba bidahase, muzarya neza ariko mvuye mu masengesho. Ayo masengesho Imana izayumva? Isukari ikingirane, ibyo kurya bikingirane, murya ibijumba bidahase, abantu bazaryoherwa, abantu bazishima. Wese amasengesho uri gusenga Imana izayumva. Icyanyuma cya 8 yanze kumvira Imana. Wabisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15. Byagenze biti? Abisiraheli bava muri Egiputa, abanzi ba mbere bahuye nabo bita Abamaleki. Bafashe abakecuru n'abasaza bakajya babata mu dutsintsino kubitase bagapfa. Bagafata abadamu batwite bakabazana ibisongo bakabaterana mu mugongo bigahinguranya n'abana mu nda, abadamu batwite bose bagapfa. Imana ibikinzigo hashize imyaka 400 ibana ngo ntabwo bihani, iravuga ngo Sawuli nakwinyikiye kuzarimbura icyo bita Abamaleki kuko bagire nabi ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Ica umwami witwa Agagi, ica umugabo, ica umugore, ica umusore, ica umukobwa n'amatungo yose, ntugire na kimwe durute usigaza. Ngo arangije asigaza inyamibwa n'ibiduhagire. Uwitwa Samweli yumva gutamatama no guhorera, aravuga ngo uko guhorera no gutamatama numva mu twenge no kwiki. Aravuga ngo nasigaje uteka ibitambo byo kuzamutambira. Aramubwira ngo Imana ntita ku bitambo, ikimanita no kumunagera te ayumvira. Sawuli yapfiriye umunsi umwe n'abahungu be 3 n'uwamutwazaga inkota arishita, bose bagira iherezo ribi. Yaje gusimburwa nande? Bamwe bakunda kuvuga ngo ni Dawidi, ariko babibeshye. Yaje gusimburwa n'umuhungu we witwa Ishibosheti. Kubera ko Imana itamwemeraga, yamaze ku ngoma imyaka 2. Ushatse kumenya aho biri muri Bibiliya wabisoma mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 2 ku murongo wa 8. Uhabona uwo muhungu witwa Ishibosheti. Kubera ko Imana itamwemeraga, yamaze ku ngoma imyaka 2. Ivuyeho ishize, Samweli arangije aza kwimika Dawidi. Murabizi igihe Dawidi aza ku ngoma, yamaze ku ngoma imyaka 40 n'amezi 6. Imyaka 7 n'amezi 6 yari imaze Heburoni. Imyaka 33 ayimara Yerusalemu. Wabiteranya bikaba imyaka 40 n'amezi 6. Aha rero twasomye ni gihe yarashaje ageze mu zabukuru atakibasha kureba. Mureke dukorera Imana tukiri batoya. Hari gusaza no kwegura ukuguru ku gitanda bikanga, ugasosumira orororo SP ngo utarura ukuguru byanze orororo mwabibonye. Urabona aho turi kwerekeza, ugatera ukuguru bikanga, ariko ikiri muto uhita ubaduka bikemera. Hari gusaza no yiko ngo ushyire ku munwa ushyizeho ibiryo bikanga, ugasosumira nimuze mu nterure, muze muzamura ikiyiko, yewe byanze orororo. Mwabibonye? Igihe ntabwo ari elastique uvuga ngo ujye gikurura ukijyana ushaka. Igihe cyagiye kiba yego. Umubwiriza yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi. Iyo minsi mibi ivuga nicyo bita gusaza. Mureke dukora Imana tukiri bato. Niba tugoye gusenga muze usenge, hari igihe ejo bitazaba bigishoboka kubera gusaza. Iyo umuntu ashaje batangira amaterana agatangira agasinzira, ntumurenganye n'imyaka. Ejo nawe uzahagera banatera haleluya ati bavuze ngo iki ngabatekira iryohero harya basomye bayibona. Kubera imyaka turi kugeramo, igihe ntabwo ari elastique uvuga ngo igihe uragikurura ukijyana ushaka. Igihe cyagiye kiba, igihe cyagiye kiba cyagiye. Bamama nimushyiremo agatege mugifite akabaraga. Hari igihe usaza wajya no gusenga Mwami Yesu, ntumenye niba bavuze amena, ntumenye iherezo kubera imyaka umuntu abagezemo. Ntumuseke kuko ejo nawe niho nanjye ndi kujya, niho nawe uri kujya. Dawidi rero ngo babona arashaje, bakambana ntaryama ntasinzira, ngo bamushakira umukobwa misi mu bigo byose bya Isiraheli. Uwo babonye ni umushunemukazi. Abashunemukazi ngo bari abantu beza cyane, kugira ngo agere ibwami uwo muntu w'umukobwa wagomba kuza kwita ku mwami ngo amufumbate amususurutse. Ni ibintu 3 barebaga. Icya mbere kuba ari umukobwa mwiza, icya kabiri kuba gifite mu gituza hagaze, icya gatatu kuba ari umukobwa vierge, umukobwa w'isugi, umukobwa utarasambanye ngo yiruke mu byaha by'ubusambanyi. Icya mbere kuba ari umukobwa mwiza, icya kabiri kuba mu gituza cye hagihagaze, icya gatatu kuba ari umukobwa vierge. Icyo yarashinzwe ni ukumufumbata kugira ngo aryame agira ati asinzire, nanarwara amurwaze.
amuvurire amugaburire. Mu mirongo ya ruguru tutasomye ngo kubera gusaza kwa Dawidi ntiyigeze amenya uriya mukobwa Abisagi. Dawidi yarinze apfa atarakagera ate atarakamumenya kubera kugira ute gusaza. Twasomye Adoniya. Adoniya ni umwana wa Dawidi abyara ku mugore witwa Hagiti wakurikiraga Abusalomu mwasi. Niko mbere yavuze ngo abonye se Dawidi ashaje aravuga ngo nzaba umwami. Bibiliya iravuga ngo arikuza. Ndagira ngo musubize, kwikuza n'icyo mu Kinyarwanda? Nibyo kwishyira hejuru, kwizamura, gushaka kwigaragaza, kwibonekeza. Adoniya aravuga ati mbaye umwami. Abasirikare 50 bagera imbere ya perezida bavuza fafare, Adoniya aragahoraho. Yowabu generali umugabe w'ingabo za Dawidi abona ko Dawidi yashaje aravuga ngo ndagukurikira mwana, turi kumwe. Wa mutambya Abiyatari warokotse muri 45 aravuga ati ndabona Dawidi apfuye, ndabona ari mu marembera, reka nifatanye n'umwana bagerwa havuye. Imana turinde kwibagirwa. Ajya ku mwana witwa Adoniya ati mbaye umwami. Abana bose ba Dawidi baraza ngo inka zirabazwe, inkoko zirabazwe, intama z'imishishi. Abayuda bamwe baramukigisha. Abavuze ngo ntuzabyara ubyare bagihari. Abavuze ngo nta kazi uzabona Imana ikaguhe bagihari. Abavuze ngo uzahora ukodesha ubuzima bwawe Imana iguhe inzu yawe yo kubamo ababivuze bagihari. Abavuze ngo ntuzabyara Imana iguhe kubyara abahungu n'abakobwa bagihari. Muvuga ngo bagihari. Muri korari uririmbamo bagihari. Aho usengera, mu muryango uvukamo, mu muryango washatsemo, aho utuye mu rupango, abanze bacu nibabeho kugira ngo icyo Imana yavuze gisohore bagihari. Bagihari. Tuzamura amaboko bagihari. Kandi mbibutse nta muntu n'umwe ku isi udafite abantu bamukikije. Kandi abantu bagukikije baravuga ngo awa, baravuga ngo seba, baravuga ngo korwa n'isoni. Abandi babiteye gukoba ngo yigize umuhanuzi, ngo yigize umuvugabutumwa, ngo yigize umukozi w'Imana, ngo yigize umuririmbyi. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Na Yesu ari umwana w'Imana atarakoze icyaha, yarafite abantu bamugose. Nihe bari bamugoteye agiye kuzura Lazaro. Mu muco w'Abayuda iyo umuntu yapfaga ku munsi wa mbere bumvaga ko yabaho. Niyo mpamvu bavuga ngo umwana wa Yayiro ngo yaragishyushye. Ariko mu muco w'Abayuda iyo wamaraga iminsi 4 warapfuye baravuga ngo umuntu ntabwo akibayeho. Niyo mpamvu urya Yesu yaje ku munsi wa 4. Mama ihangana amaze iminsi asebiye. Impamvu amaze iminsi asebiye aragira ngo yemeze abakugose. Papa atinze kugutabara aragira ngo azemeze abakugose. Basore bakobwa ni mwihangane atinze kubatabara aragira ngo yemeze ababagose. Yesu arangije arahagera asenga isengesho aravuga ngo data sanzwe nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose bizere ko ari wowe wantumye. Ntibari bazi ko Yesu yavuye ku Mana. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Yabaye umwami, yabaye umwami. Dawidi asa nk'ukangutse, yabaye umwami, yabaye umwami. Natana baraje batesha yarahavuye nyina Abusalomu. Muri iri teraniro dukena abahanuzi bazima badasenya igihugu, badasenya itorero, badasenya ingo. Umuntu asigaza agahanura ngo umugore wagiye gupfa ni njyewe tuzabana. Dayimo no kuvangirwa ashye. Ngo Imana yambwiye ko ari njye tuzabana, umudamu wagiye gupfa. Icyo nivangirwa. Dukeneye abahanuzi bazima badasenya igihugu, badasenya itorero, badasenya ingo. Umuhanuzi Natani araza aravuga ngo nuhava nzaza nanjye nunge mu byuvuze. Natani aragenda arapfukama imbere y'umwami. Mwami wavuze yuko Adoniya azima ingoma. Byabaye bite? Ubu tuvugana yabaye umwami wa Isiraheli. Yowabu generali umugabe ingabo wawe yakuvuyeho kumwe. Wa mutambya Abiyatari bari kumwe. Abayuda bamwe bamushyigikiye, Abisiraheli bamwe bamushyigikiye. Abasirikare 50 bavuza fanfare barimo baravuga ngo Adoniya yabaye umwami. Abana bawe bose barahari, inka zabazwe n'inkoko n'intama z'imishishe zabazwe. Arangije aravuga ngo ariko hari intwari zawe zitageze zifatanya nawe. Nubwo ari abantu bavanga ariko hari ibihumbi 7 Imana yisigareje bitarapfukamira Bayali. Twese tuvuga ngo amen. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Aravuga niko byagenze, niko byagenze.
Dawidi asa nk'ukangutse. Natani, karame mwami, hamagara Batishabanye na Salomo aze hano. Niki mubwira? Ndagira ngo nimike umwana we abireba. Mama, iki Imana yavuze ku bana bawe gihari, kizasohora gihari, kizasohora gihari. Uvuga ineza y'Imana n'imbabazi zayo. Urakoze mwami. Natani, karame, hamagara Samiyari aze yicare ku nyumba y'umwami. Niko Bibiliya ivuga. Inyumba ni iki? Ni ifarashi. Mu gihe cya kera nta ndege zabagaho, nta n'imodoka zabagaho, abami bagendaga ku mafarashi. Umubwira aze yicare ku ifarashi y'umwami. Nurangiza uhamagare Benaya. Yayobaraga imitwe ibiri iri n'umwami Dawidi, harimo abasirikari, harimo n'abajepe. Ubabwire bose baze. Abajepe baze, abasirikari baze, abayuda baze, abisiraheli bose baze, bakikize Salomo. Umutambyi witwa Sadoki agenda afata ihembe ryuzuye amavuta, narangiza asuka hejuru ya Salomo amavuta. Bavuza amakondera, bavuza imyironge, bavuga ngo Salomo aragahoraho abaye umwami wa Isiraheli, Salomo aragahoraho abaye umwami wa Isiraheli. Ngo bamaze kumusuka ihembe ryuzuye amavuta, ku murongo wa 40 tutasomye haravuga ngo isi yose irasaduka. Dukeneye amavuta asatura isi. Mu Giheburayo baravuga ngo isi irarangira. Mu Kinyarwanda umutingito uba ku isi yose. Isi yose irabomborana. Nyir'ubwamaraje Uwimana yavuze asohoya ngo Adoniya, ngo abari bamuherekeje ngo bari bamaze kurya no kunywa. Baravuga ati nibiki bibaye? Baravuga ngo ubu tuvugana Salomo abaye umwami wa Isiraheli. Ngo abari baherekeje Adoniya ngo buri wese acukwe n'indacukwe bose baratatana. Uwimana yavuze Salomo abayicaye ku ntebe ya Isiraheli. Twese tuvuga ngo amen. Warasizwe cyangwa warisize? Turi ku ijambo rivuga ngo aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Warasizwe cyangwa warisize? Question. Dore kizakubwira uwasizwe. Uzamusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 ku murongo wa 20. Havuga ngo iki? Muzabamenyera ku mbuto zabo. Bafite amafaranga bera imbuto, bafite akazi bera imbuto, badafite akazi bera imbuto, barabyaye bera imbuto, batarabyaye bari mu mazu yabo bera imbuto, bakodeshereza abandi bera imbuto, babagurisha amafaranga ntabwo bambura ahubwo barishyura. Nubwo batarabona n'ubwishyu baragenda bagasanga abo bafite ideni, nimutubabarire turacyashakisha amafaranga yanyu kugira ngo tubahe ubwishyu. Nta bikibazo ahubwo abigisubizo. Warasizwe cyangwa arisize? Umudamu wasizwe ahanagurira umugabo we inkweto. Nende ukize hanagura? Ninde? Umugabo arakogeta ko utamanagura inkweto ugahita umukubita igikuta. Ntuzaho uburoso buri. Ndaguhamije mwene Gakwaya, ndaguhamije. Nigire muri korari, nigire gusenga. No, here Yerusalemu imbuto zigaragara. Aho. Uwasizwe umugabo nawe amenya gusaba imbabazi ko yakoreye umudamu imbabazi. Sheri, sorry, mbabarira, nagusuzuguje imbere y'abana, nagusuzuguje imbere y'abakozi. Sorry, nagusuzuguje imbere mu rupango, umbabarire n'Imana imbabarire. Sorry, ntakurata ngo ndi bogari, ntakurata ngo ndi dogiteri, ntakurata ngo ndi PhD, ntakurata ngo ndi professeur. No! Uca bugufi. Urugero rwacu rwo guca bugufi ni Yesu Kristo mwana w'Imana. Mukire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Warasizwe cyangwa warisize? Umuntu wasizwe abwira n'umugabo agasaba uruhushya. Hari n'abatanga raporo, hari no gusaba uruhushya. Ese ari gutanga raporo no gusaba uruhushya, iki cyane ni iki? None se ndatanga raporo ngiye gusenga. Ariko madaka utabivuze, hari itiki ngusaba? Ndaguhamije mwene Etienne, ndaguhamisha. Nibyo byinjiye no mu nzu y'Imana, nuguhana bikuta. Warasizwe cyangwa arisize? Dusigaye musigana gusasa. We washashe. Yesu umwami. Wahanaguye umwana, we wamuhanaguye. Yesu we. Turave turajya he? Warasizwe cyangwa warisize? Dorabisize. Uzabasoma mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 7. Havuga ngo iki? Bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri.
ubusambanyi babusubiramo kandi bamuzuye Imana, ubusinzi babusubiramo, kuroga babusubiramo, mu materaniro ntibahinduka, muri nibature baraza ntibahinduka, mu magurupe barasenga ntibahinduka, bahora biga ariko ntibabasha kugira ngo bamenye ukuri. Ni igihe Pawulo yavugaga ibihe by'ubuhenebere ngo mu minsi y'imperuka. Urasizwe cyangwa warisize? Tugiye gusenga Imana. Mu by'ukuri urasizwe cyangwa warisize? Ikizagaragaza ko twasizwe na Yesu nuko twera imbuto aho batuzi n'aho batatuzi. Ntube ikibazo ube igisubizo. Abisize we ntatinya no kuroga. Niyo abonye wambaye inkweto ya Kenya amenyo ngwiza kuba ari yanjye, inkweto zose zizaba izawe, amabubu yose azaba yawe, ibitenge byose bizaba ibyawe, amakositimu yose azaba yawe, isaha nziza izaba iyawe, yose aho ikuza ryarera Yesu we iza kuba ari yanjye. Abadayimoni b'ishyari bashye, abadayimoni b'ishyari. Kandi ikibabaza, ishyari iyo ryije muri bene data birutwa no kwahura n'umupagani wo hanze. Ishyari rijyana ni ry'umuntu mubana mu nzu y'Imana, kandi aba yerumvishe n'icyo Imana yakuvuzeho, ngo arangwa hari byamuvuzeho Imana ikuremera ikibemeza muri iteraniro. Icyo usabwa ni ukwera imbuto zikwiriye abihamye. Icyo yanditse yagize pe Adoniya n'abamuherekeje bose baramwaye. Uw'Imana yavuze Salomo yicara ku ntebe ya Isiraheli. Twese tuvuga ngo amen. Impaka zose ziba zirashize muri iteraniro. Imana ica impaka, ababyakire tuvuga ngo amen. Dusenga Imana. Ndarangije. Yesaya 61 ku murongo wa mbere. Yesu avuye kugeragezwa n'umwazi mu butayu amajoro 40 n'iminsi 40. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, nasizwe kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, nasizwe kugira ngo mbwire afite mu mitima havunitse yuko mbabohoye, nasizwe kugira ngo mbwire ifungwa yuko zibohowe. Abandi bose mwisi baguhinduka, ariko Kristo we ntajahinduka. Uko yararejo na n'uyu munsi niko kiri kandi kuzahora iteka ryose. Papa nukurikira Yesu wasizwe ruzakorwa n'isoni. Mama nukurikira Yesu wasizwe ruzakorwa n'isoni. Urubyiruko Rwanda rw'ejo nimukurikira Yesu wasizwe ntimuzakorwa n'isoni. Ubiko mutwe dusenga Imana, ubiko mutwe. Aya mavuta mashya andeho, ndakera imbuto imbere y'umugabo wanjye, ndakera imbuto imbere y'umugabo wanjye, ndakera imbuto imbere y'umugore wanjye, muri korari nera imbuto, muri karitsiye, mu muryango mvukamo, mu muryango nashatsemo, mu murimo w'Imana. Si ikibazo. Yesu we amaraso yawe anyaza ntunganye kuko uri umutunzi w'imbabazi. Abari barasubiye inyuma bakava mu by'agakiza ntibazapfukama tubasengere. Muze tubasengere. N'abihana bwo bwa mbere bageze amahirwe kwinjira mu nzu y'Imana. Yesu wasizwe yongera abasiga. Muze tubasengere. Muze mupfukame hano umukeka urahari. Muze. Yesu wasizwe yongera abasiga. Ibivuta bishaje nibyo byaha tubimenye. Yesu adukora turutse general aduha amavuta mashya. Yesu yaravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda barohe, bazagwa, bazacogora, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nshya. Dusenge. Utabonye akanya ko kwiyeza, utabonye akanya ko kwitunganya n'Imana, nazana imbere tumusengere. Ngwino turagutegereje kandi ntabwo turi butinde. Ngwino ukeneye kongera guhabwa andi mavuta mashya, ngwino tugusengere. Nta kindi gihisha gukira mu isi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa yogejwe. Abadiyakoni baze babongorere, babegere abantu bicarana n'Imana. Aya mahirwe tubonye tuyabyaza umusaruro. Abadiyakoni mubegere, babongorere, babaturire, baruhuke. Imana ishaka kurubira abantu muri iteraniro. Harubwo yaguyagiye amaraso mbese mbaboye guhingukime bazahinduka ubwo bagusa nukwiya muri iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye ubukwe. Muze tubasengere. Wogejwe na Yesu. Umugisha wa mbere ni uwo kwezwa, umugisha wa mbere ni uwo kwemerwa n'Imana. Abantu bakwemeye ntibakwemeza Imana, ariko Imana yakwemeye ikwemeza abantu.
mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana igira ite? Iramwemera. Bazatinya ukembere bazahinduka ubwoba gusa nukwiya muri iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Tujye gusenga uhogejwe twereke na Rimu Sipiriyani azasenga nigwe n'amaraso ntutinye amaso y'abantu, tinye amaso y'Imana. Umugisha nyamugisha ni wo kozwa, umugisha nyamugisha ni wo kwemerwa n'Imana. Mbese mbaro ya wirera natwe abasigaye twicaye mureke Yesu wasizwe yongera dusige, dukoreshe antorotsie